Twongeye kubasuhuza nshuti bakunzi ba YouTube channel yacu Bwiza TV, uno mwanya tubagezaho amakuru agiye atandukanye. Perezida Marcelo wa Portugali ubwo yasuraga White House akabonana na Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump, bagiranye ibiganiro bageza naho basa n'abaterana ubuse, aho Perezida Donald Trump yamuteye ubuse agendeye ku mukinnyi rurangiranwa wa Portugali Cristiano Ronaldo. Ubwo Perezida Susa yarari muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, baraganiriye aganira na mugenzi we Perezida Donald Trump, baraganira nyuma de Susa aza kumubwira ati ariko wibuka ko Portugali ari ifite umukinnyi wa mbere ku isi, ubwo yavugaga Cristiano Ronaldo. Donald Trump ntabwo yigeze bitindaho cyane, navuze ati ngiye ntabwo ndi umufana ukomeye w'umupira w'amaguru, mbese nta bintu byinshi mbanzi mu bijyanye na ruhago. Barakomeje baraganira, ariko Perezida Donald Trump ako kantu akaba yari yagataye mu gutwi, bityo baza kugeraho abwira Perezida Susa ati nyakubahwa nkeka ko iyo Cristiano Ronaldo aza kwiyamamaza muhanganye ushobora kuba utari gutsinda, nyine utari gutsinda amatora ngo ube perezida. Yabivuze asa n'ugaragaza ko ari matebya cyane, ariko nubwo Perezida Donald Trump yabivuze asa n'useka ndetse agaragara nk'utebya, Perezida Marcelo we yahise amusubiza byihuse avuga ati bwana Perezida, reka ngira icyo nkwibwirira, Portugal ntabwo ari nka Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Nta wigeze amenya neza icyo yashakaga kumwumvisha, ariko bigaragaze ko nawe kari kamuriye ahantu ntiyabyakira neza. Ngayo nguko rero burya nabiyubashye abanyacyubahiro, abaperezida ndetse n'abaherwe nabo bajya baganira bakagiramo ibintu byo gutebya. Ntago gutebya biri muri rubanda rugufi gusa. Wowe icyo usabwa kugira ngo ujye ukurikirana amakuru nk'aya ngaya ndetse n'andi atandukanye no gukora subscribe kuri YouTube channel yacu Bwiza TV, ubona amakuru atandukanye akazajya akugereraho ku gihe.